Kuri Yesu ni byose TV mugubwe neza amahoro y'Imana abane namwe ni Mutabazi Samuel nk'ibisanzwe mu mpera z'ukwa 12 reka dusangira amagambo y'Imana kandi Imana duhana umugisha dusomeye Yeremiya 31 umurongo wa 17 haravuze ngo ko ari ibyiringiro by'amaherezo yawe kandi abana bazagaruka mu rugabano rwabo niko Uwiteka avuga. Imana ishimwe cyane kuko hariho ibyiringiro by'amaherezo y'umuntu wizera Imana, kuko hariho ibyiringiro by'amaherezo y'umuntu ukunda Imana, kuko hariho ibyiringiro by'amaherezo y'umuntu ushaka Imana. Kandi si ibyo gusa, Uwiteka azakurikirana abana bawe bazagaruka mu rugabano rwabo nabo b'amahoro. Yesu ashimwe cyane. Nkuzanira ijambo nkubwira ngo 2024 hari ibintu byagutumye wumva ubuzima burangiye, wumva utagishoboye, wumva ko ugomba gupfa, wumva ko birangiye, inshuti zagushizeho, abantu barigendera, ibyago n'amakuba byinshi. Ariko nkuzana ijambo kuko ibyiringiro by'amaherezo yawe ari meza. Ushobora kuba ukennye 2024 ariko 2025 Uwiteka agahindura ibintu ukaba umukire cyangwa se ukaba ubundi buzima. Rero wikwigirira nabi. Imana ishimwe cyane. Dawidi yaravuze ngo nuboneza umutima wawe Imana ukayitegera amaboko uzaba amahoro, ngo uzaryama wiziguye nta kizagutera ubwoba. Rero kuko hari ibyiringiro by'amaherezo yawe kandi ari byiza, kandi ngo n'abana bawe Uwiteka azabibuka, aravuze ngo bazagaruka mu rugabano rwabo. Bivuze ngo mubyeyi we muntu wageragejwe na 24 intambara zari intambare, bazo mu kazi, urwangano rwari urwangano, ibitutsi byari bitutsi, ariko komera kuko ibyiringiro by'amaherezo byawe ari ryiza, ndetse n'abana bawe bazagaruka mu rugabano rwabo. 2024 ahari wahuye n'intambara, uhura n'ibibazo, uhura n'abagukomeretsa, uhura na deception nyinshi, uhura n'abakwanga, uhura n'abagutuka, ariko none humva ijambo ry'Uwiteka. Ishime kuko iherezo ryawe ari ryiza, hariho ibyiringiro. Kandi numara kwishima unashima avuga ngo n'abana bankomotseho, haleluya, nabo urugabano rwabo bazarubamo banezerewe, nta uzongera kubakubita, nta uzongera kubatatanya, nta uzongera kubatesha umutwe. Ishime yewe Yakobo we kuko Uwiteka kugarutseho, ishime yewe Isiraheli kuko Uwiteka kwibutse. Nubwo itangira ryabaye ribi, wenda no hagati bikaba bibi, ariko humura, hari Uwiteka kandi azakugarukaho. Amen. Nubwo 2024 iherezo itangira ryabaye ribi, ku kazi bakakwanga, imiryango ikagutererana, abakwanga bakaba benshi, n'abakwanga bakabwira, n'inshuti zikakuvaho, ariko ihangane kuko iherezo ryawe ni ryiza. Ahari kurira kwararira umuntu, ariko bwaki impundu zikavuga. Rero ongera ufata ibyiringiro byerekeze ku Uwiteka. Nubishyira ku mafaranga azashira usare, nubishyira ku bantu bazaguhemukira ubura hujya, isibe ntoya, wifuze ko yasamanga ikumire, ariko shyira ibyiringiro byawe ku Uwiteka kuko nushaka n'Uwiteka umwete uzamubona. Yobu yaravuze ngo ibyo muzi nanjye nabizi ntimubindusha, ibyo uzi Uwiteka arabizi. Rero nagize Uwiteka urugendo rwawe 2025 Uwiteka guhire, akubera ibyiringiro, akubera umugabo, akubera amaboko, akuzamure, akugeza aho utabasha kwigeza, aguteze intambwe utigeze utera mu buzima bwawe. Nibyo nkwifurije muri 2025 kuko ufite imbaraga nke, nyamara ntiwakane ijambo ry'Uwiteka. Icyo nicyo cyatuma gukiza kana kakurengera. Yesu agumugisha. Rero naho 2025 mukomeze mukoreshe subscribe kuri Yesu ni byose TV no kuri TikTok handitseho Yesu ni byose TV. Imana ibampera umugisha. Ciao ciao, see you next year. Bye bye.